Ubwenge si ukumenya ibintu byose, ahubwo ni ukumenya ikintu gikwiye kuvugwa igihe kigomba kuvugirwa n'umuntu kigomba kubwirwa. Ayo ni amagambo yuje ubwenge yerekana ko umuntu w'umunyabwenge atabarwa nuko avuga byinshi cyangwa se kamenya byose, ahubwo akamenya igihe agomba kuvuga, igihe agomba guceceka. Mu buzima bwa buri munsi hari ibintu bitatu umuntu w'umunyabwenge adakwiye gushyira ku karubanda. Si uko atabifite, si uko atabizi, ahubwo nuko bifitiye ubushishozi, yamenye neza agaciro ko guceceka. Abahanga benshi mu myitwarire y'abantu behavior psychology bavuga ko ubushobozi bwo kugira ibanga ari kimwe mu bimenyetso bikomeye bigaragaza ubwenge bwo hejuru, kuko byanditswe mu gitabo cyitwa Emotional Intelligence. Bavuze ko umuntu w'umunyabwenge adahubukira gutangaza ibimwerekeyeho byose, kuko abazi neza ko si byose bigomba gusangirwa n'abantu bose. Kandi bakomeza bavuga ko abantu b'abanyabwenge bamenya gukinira ku marangamutima y'abandi binyuze mu gutuza, guceceka no guhisha amakuru y'ingenzi, kuko amabanga menshi atangwa n'ururimi rutarushya. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishuri rikomeye rya Harvard mu bijyanye n'imibanire n'itumanaho bwerekanye ko abantu bashishoza bagera ku ntego zabo vuba, bakubaka umutekano w'ubuzima bwabo kandi bakabaho neza mu mahoro, kubera ko bamenye guhisha ibintu bikomeye bijyanye n'ibi ngiye kukubwira. Niyo mpamvu ugomba gukora subscribe kugira ngo dukomeze. Reka mbanze nkubwire uyu mugani: iyi nyoni igiye kubaka nitangaza aho izashyira icyari. Ayo ni amagambo y'ubwenge avuga ku buryo umuntu atangiye kugenda yerekana buri kantu kose ku buzima bwe, aba atangiye kwigura mu maso y'abanzi be n'abamwifuriza inabi. Umuntu w'umunyabwenge amenya gukoresha ubuyobozi bwe bw'imbere. Iri ni isomo ry'ubuzima ryuzuye ubwenge, ubushakashatsi, amagambo y'abahanga ndetse n'impanuro zagufasha kugera ku buzima bufite icyerekezo. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu umuntu w'umunyabwenge ahora ahisha ku buzima bwe bwa buri munsi. Ariko mbere yuko tubivugaho ndakubwira ibi bintu: iyo abantu bose bamenye byose ku buzima bwawe batangira kuguca intege, batangira kuvuga amagambo bishakiye. Iyo udafite ibanga uba ugaragaje intege nke. Niyo mpamvu ukwiye kuzirikana ibi bintu ngiye kukubwira. Ikintu cya mbere rero ni ukagaragaza imigambi yawe, icyo wifuza gukora n'icyo wifuza kuzageraho. Bivuze ko ari imigambi yawe ya vision and goals. Umuntu w'umunyabwenge ahora ahisha imigambi ye ya kure, kuko azi ko isi atari aho buri wese yakira ibyifuzo byawe nk'uko ubikeka. Abahanga mu mibereho y'abantu bagaragaje ko benshi mu bantu bashobora kukwifuriza inabi si uko ari abo bantu bakwanga, oya, ahubwo ni ba bantu batifuza ko wagera aho ugera, ni ba bantu badashaka kubarengaho. Ibyo nibyo byatumye Steve Henry avuga ko don't tell big dreams to small mind. Nta mpamvu yo kuvuga ku nzozi zawe ku bantu batiteguye kuzakira. Hari abantu benshi batigeze bagira icyo bageraho mu buzima, atari uko batari bafite impano cyangwa ubushobozi, ahubwo nuko bavuze byinshi igihe kitaragera. Babivuze ku bantu batari bakwiye kubibwirwa, maze ibyo barimo bateganya gukora byose birasenyuka. Umuntu w'umunyabwenge yiga guceceka igihe harimo kubaka, yiga kurinda igitekerezo cye nk'uko umuntu arinda imbuto y'itaramera. Nk'uko imbuto ijya guterwa mu butaka igasaba igihe, amazi n'umucyo w'izuba kugira ngo imere, niko n'inzozi zawe zisaba guturwa mu mutima wawe mu mutuzo ndetse no mu ibanga, kugeza igihe zizaba zakuze bihagije kugira ngo abantu babone igite aho babonye ubusa. Iyo uvugiye inzozi zawe ahatariho, ushobora gutungurwa nuko abantu bakabaye bagutera inkunga aribo ba mbere bazatangira kuguca intege bakaguseka. Abahanga mu mitekerereze bemeje ko ikintu cyose kivuzwe kenshi mbere y'igihe gishobora gutakaza imbaraga zacyo mu bitekerezo byawe. Ibyo tubitangarizwa n'ubushakashatsi bwa Psychology Today buvuga ko igihe umuntu avuze inzozi ze cyane, ubwonko butangira kuyumva nk'aho yamaze kuzigeraho, bigatuma atongera gushyiramo imbaraga nk'izo yagombaga gushyiramo. Niyo mpamvu abantu b'inararibonye bavuze ngo work in silence and let success make the noise. Niba ushaka kugera kure, hindura imvugo. Aho kuvuga icyo uzakora, gitangira. Kandi imigambi yawe ntabwo igomba gusobanurwa na buri wese, ahubwo igomba gusobanurwa n'ibikorwa byawe. Umuntu w'umunyabwenge ahora yirinda kuvuga imigambi ye ya kure, kuko azi neza ko inzozi zidafatanya n'ibikorwa ziba ari inzozi gusa. Ikindi kintu cya kabiri ni ukagaragaza ibibazo byawe. Umuntu w'umunyabwenge ahora ahisha ibibazo bye, cyane cyane iby'imbere mu mutima, kuko azi neza ko isi atari igikombe cyuzuye impuhwe. Isi ifite abantu benshi batazi kumva, ahubwo bazi guca imanza. Iyo utangaje ibikomeye byawe, si bose babyakira nk'ikirango cy'ubumuntu. Abenshi babibona nk'intege nke, abandi babigira intwaro yo kugukomeretsa biruseho. Niyo mpamvu umuntu ubabaye cyane si utera hejuru ngo abyumvikanishe, ahubwo nubashije guseka hagati mu marira. Abantu benshi bavuga ko nkeneye umuntu wo kubwira agahinda kanjye, ariko umuntu w'umunyabwenge ahora abanza kwibaza ati ese uwo muntu ngiye kubibwira afite umutima ukomeye? Ibikomere byawe ni nk'inkovu, ntibigomba kwerekanwa nk'iherezo ry'ubuzima, ahubwo bigomba kuba ibisobanuro by'imbaraga. Ntugacire abandi umutima ngo wumve worohewe. Fata umwanya wicecekere, ukomeze ukire, hanyuma igihe nikigera uzavuga inkuru yawe nk'intsinzi. Menya ko umuntu w'umunyabwenge ahora ahisha imigambi ye, ibikomere bye n'uburyo atsindamo, kuko azi neza ko isi itaha ku muntu utuje igasakuza ku muntu uvuga byose. Wubaka ubuzima bwawe nk'inzu yubatswe n'imbaraga, utsinde ubuzima mu mutuzo, kandi ube igitangaza kitavuzwe n'amagambo, ahubwo kivugwa n'ibikorwa. Komeza utsinde, komeza wicecekere, komeza wubake. Isomo ry'ubuzima, Motivation Rwanda, Rwanda Event TV. Kora subscribe na like. Ndabakunda, mugire amahoro n'amafaranga.